ndashaka urebe nicyo abakristo batitaho rero. Niyo mpamvu rero imbuto zigaragara hanze kuko abantu bakwiye umuntu abasha gukizwa ariko atabana n'Imana. Icyo kibazo nagira ngo baze kugeraho. Imbuto n'imirimo biratandukanye. Imbuto zo ntabwo bishoboka. Hari abapasiteri b'abasatanisi bahamya agakiza kari muri twe, niyo mpamvu izi mbuto zigaragaza imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'ukawera. Abakunzi ba TV yacu turongeye turabakiriye, amahoro y'Imana akomeze kubana na mwese aho muri mu mpande zitandukanye, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba. Turabakiriye cyane cyane abakunda kumva ururimi dukoresha ikinyarwanda hamwe n'ikirundi, buriya ni ibivandimwe. Ikaze kuri TV yacu. Tunabashimira abantu bakoze subscribe bagasharingira abandi n'abandi kaza comment. Imana ibaho umugisha. Umunsi dufite abakozi b'Imana, yaba abari imbere ya kamera n'abari inyuma ya kamera. Turagira ngo tubasabe babibwire cyane cyane, kaduhere ku muntu uri imbere yanyu. Tumishididiye tuguha ikaze kuri TV yacu kugira ngo ibwire abagukurikiye. Murakoze kunyakira, ndabasuhuje mwese abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yes. Reka dusabe n'umukozi w'Imana, umupapa mwiza uri inyuma bita Pastor cyangwa Papa Boaze. Reka nawe arabibwira kugira ngo tubane muri iki kiganiro nawe muzi amazina ye. Amina, nitwa Pastor Ndamiye Alexis. Nizeye kubana namwe uyu munsi tukanira mu ry'Imana. Haleluya. Ya, reka dusabe n'umukozi w'Imana Andere nawe abibwire nawe ikaze kuri TV. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, Ndandre nabanganye Imana, tunejejwe no kubana namwe munsi. Amen. Ya, mwami Yesu abaho umugisha kwibwira abakunzi bacu bino TV. Imana ibamugisha cyane. Katusabe umukozi w'Imana Pastor Alex asengera umukozi w'Imana uri imbere ya kamera kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana, n'undi uko bisanzwe muri kuvugana na Dufatanye Eric. Ikaze gusengera umukozi w'Imana. Reka duce bugufi dusenge. Turagushimiye Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugushimiye neza y'urukundo rwawe. Haleluya. Twicaye muri uyu mwanya, twicajwe n'ijambo ryawe. Turagushimiye kuko waduhaye uyu murimo kugira ngo tuwukore mu gihe nk'iki kigoye, abantu bashobore kumva icyo batekerezaho. Urakoze rero, ibyo tuvuga byose ntabwo ari twe, ahubwo Umwuka wawe wera amanuke kugira ngo atwigishe ibyo tudashobora kumenya, tubashe kuvuga ibyurutsa imitima y'abana bawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ya, ikaze Didier kuri TV kugira ngo ubwire ubwoko bw'Imana ikiri ku mutima, kugira ngo abantu bashobore kumenya ubwiru bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umwuka. Ijambo ry'Imana niryo ridushoboza kuguma mu kwizera, kandi uku kwizera tuguheshwa n'ijambo rya Kristo. Rero ijambo rya Kristo rifite imbaraga kuko ngo aramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Biri mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3 ngo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka kandi niyo shusho yo kurabagirana kwayo, ngo niwe uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Ijambo rya Kristo iyo ribaye muri wowe rigushoboza kuba mu buzima ugendera mu mwuka, ntabwo ari ukugendera muri kamere, kuko ijambo rya Kristo ni umwuka. Rero abakristo bose badatunze ijambo rya Kristo batsindwa na kamere kandi babimbata za kamere. Niho uzajya nubwo waba uri umuhanuzi, uyu udatunze ijambo usigara uri imbata y'ibyaha. Uradusomera Andre, dusomere igice cya 8 cya Luka umurongo wa 11 na 12. Gituma abantu ushatse kuvuga ngo ni gute umuntu abwiriza ubutumwa bwiza kandi ko hari abavuga Imana neza barafashe ibyanditswe bakavuga Imana kuko n'abanyempano, ariko ugasanga ibyo bavuga si bwo buzima bawe, mbese ntibasa n'ibyo bavuga. Kubera iki iri jambo rivuga kandi we nyirihindura ubuzima bwiwe, kandi bigatuma n'abantu bamwe no bibananiza kwa mu buzima bwa Kristo, bigasa nk'aho batakiyoborwa nawe n'umwuka, kuko uyu muntu akoreshwa n'umwuka ariko ntabwo umwuka ategeka muri we, ntahindura ubuzima bwe, kuko ugakiza kazima gakwiye guhindura umuntu. Dusubira ngo Luka turebe ikibazo ahantu kiba kiri. Luka 8:11 baravuga ngo dore iby'ubugani ni ibi. Yego. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Yes. 12 baravuga ngo izo mu nzira. Yego. Abo nibo bumva ijambo
hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo arikura he kugira ngo batizera ngo bakizwe. Dore ikibazo ahantu kiri. Yesu asobanura umugani w'umuzabibu igice cya 8 mu 10 avuga ngo imbuto hari izaguye ku butaka ryiza zirera, hari izaguye ku rutare ntizera kuko zabuze imizi, hari n'izaguye mu mahwa, nicyo nshengeje mu ncamake ngo zinigwa n'amahwa ntizera, hari n'izaguye ku nzira ziribwa n'inyoni, izindi zirakandagirwa. Niwahereyeho rero biterwa n'umutima wakiriye agakiza. Hano Yesu aratubwiye ngo imbuto ni ijambo ry'Imana. Avuga ngo izaguye ku nzira zikaribwa n'inyoni, abandi bakazikanagira zikabura umusaruro kandi batambukije ubutumwa. Hari n'ababasha no kububwiriza bafashijwe ngo ni babandi bumva ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana iyo ryageze mu mitima yabo haba hakwiye kuba itegeko. Iri tegeko aho ngaho ijambo ryageze mu mutima ritangira kubangamira kamere rishaka gutegeka ko umwuka wera arabikoresha. Noneho ijambo ry'Imana ubwo ari umwuka kandi yamaze kugera mu mutima, baratubwiye ngo igituma Satani aryiba. Ndashaka urebe nicyo abakristo batitaho rero. Kubera iki abantu benshi, abakristo benshi bakunda gukwepa ijambo? Yesu aravuze ngo igituma Satani aryiba ntaryibe mu mitwe rigasigaramo. Ibyo ari kubaza ko iki abasigara barivuga neza ariko ubuzima bwabo bukagaragara nta gakiza, kwizera kutabarimo kandi babwirije kwizera. Nigute umuntu abwiriza gukizwa ariko we ntakizwe? Nuko ijambo ry'Imana ryagarukiye mu mitwe, Satani arisigamo. Aravuga ngo umutwe nirisigara mu mutwe warariborotse ntacyo bitwaye pfa kuba mu mutima ntaryibye. Niyo mpamvu Satani ataryiba mu mutwe, arisigamo akaryiba mu mutima. Ariko gituma aryiba mu mutima, Satani azi Abaroma 10:10 ngo umuntu yizeza umutima we ntabwo yizeza umutwe. Rero Satani azi yuko mu gihe ryageze mu mutwe ntabwo urizera, uzizera uko ryageze mu mutima. Rero Satani kugukuramo kwizera nuko aryiba mu mutima akarisiga mu mutwe. Niki cyatumye Dawidi avuga ngo jyewe kuba mu buzima ntacumura, namaze kumenya ikibazo ahantu kiri nuko naribitse mu mutwe ritarajya mu mutima. Ubu mfashe umwanzuro wo kuryimura mu mutima wanjye kugira ngo ntayicumuraho. Zaburi 119:10 ngo nabigiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagocumuraho. Rero Satani iribanga aryiba abakristo benshi, niyo mpamvu usanga gukizwa bibananira no kuguma mu buzima bwo kwizera. Kuko hano Yesu arababwiye ngo igituma Satani ari we umwanzi, icyo bikoresha ngo Satani comes, hari bakoresha ngo umwanzi Satani, iki ngicyo bikoresha ngo Ibilisi ari we Satani. Ngo Satani yaje kwiba ijambo ntabwo aryiba mu mutwe arisigamo, ahubwo aryiba mu mutima kuko azi yuko umuntu yizeza umutima we. Noneho ngo akaryiba mu mutima kugira ngo utizera, kubera ko umutima ari wo wizera. Rero niwo yiba ijambo mu mutima kugira ngo utizera kandi ugakizwa. Iwe ko ijambo ry'Imana ryageze mu mutima rizana ibintu bibi, rizana kwizera no gukizwa. Kandi kwizera tusanze mu Baroma 10:17 ngo kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Nk'uko rero gukizwa birakwiye yuko kuba mu mutima w'umuntu. Bana ngo agakiza ka mu mutima ntabwo Imana ireba hanze. Hanze y'umubiri ntabwo uzambara ubusa uvuga yuko mu mutima wawe ukijijwe, kubera yuko umutima wawe niba ukijijwe agakiza kazagutera no kwambara imyambaro ikwiriye. Agakiza kazagutera kuba mu buzima buhamye ko bigaragarira hanze. Imbuto nizo tureba hanze. Rero ntabwo tureba uburyo imbaraga zituma zino mbuto zera ziba mu mizi, izigenda igaburira igiti kikagaburira amashami, rero amashami akabyara imbuto. Kuko rero tutareba imbaraga n'uburyo igiti kirya, ariko tukareba imbuto z'iki giti. Ntabwo twebwe rero tuzarinda kureba mu mutima, tuzareba imbuto wera hanze. Niba wambara nabi bivuga yuko ikiri mu mutima wawe ni ukugwisha. Nimba turi kugaragaza hanze ntabwo agakiza ngo kari mu mutima ngo mareba mu mutima. Nose twebwe tutareba mu mutima ko tureba hanze ibyo uri kugaragaza hanze. Yesu avuga ngo ibyuzuye umutima ni by'akanwa katura. Rero uretse no kugira ngo akanwa kabyature n'imyitwarire yawe ugaragaza hanze igaragaza ibiri mu mutima wawe. Niyo mpamvu rero imbuto zigaragara hanze kuko abantu bakwiye kuzigusoromaho. Ntabwo uzaba wambaye ubusa uri igitsina gore, ugende wambaye mini ubusa nk'uwambaye ubusa. Mu by'ukuri hari imbuto uri kugaragaza ziri mu mutima wawe. Naho ngo agakiza kari mu mutima aho tutareba, aho Imana ireba mu mutima ikareba no hanze. Ngo agakiza gakwiye kuva mu mutima kagaragara hanze, abantu bareba n'urukundo ruri hagati mu bavandimwe, kuko aba bantu ni aba Kristo. Urumva niba abapagani babasha kureba agakiza, twebwe abarokore tuzareba.
Ya Didier urakoze gusobanura amagambo y'Imana byo byose abantu bari kubyumva. Reka duhere kuri Andere agira icyo avugaho kuri icyo ngicyo kugira ngo reka tumuhe ikaze. Yesu ashimwe. Amen. Hari ijambo koze Imana yaravuzeho riboneka mu Baroma, yaravuze ngo Pawulo yigisha arabwira abantu ngo bahinduke rwose bafite imitima mishya kuko niho turi, ariko baravuga ngo abantu yabwiye bari bakijijwe ariko batabana n'Imana. Niko waruvuze umuntu abasha gukizwa ariko atabana n'Imana. Icyo kibazo nagira ngo mbaze kuri umuntu abasha gukizwa akabyara iyo ubyawe ubwa kabiri ukaba uri umubiri. Ndashaka iby'isi bitwigisha ibyo mu ijuru nk'uko Yesu abivuze. Iyo umwana avutse ntabwo arataramya gutandukanya ikibi n'icyiza. Uyu mwana ntimukuraho yuko ari umwana n'ubwo imyitwarire yiwe itaragaragaza ibyo akunda n'ibyo yanga, usigara umwitaho nk'umwana. Rero bikasaba ku rwego yuko azakura akamenya gutandukanya ngo iki ndagishaka kino ndacyanze, bikazagera ku rwego umwana umwihanganira akirwana. Niyo mpamvu uzajya usanga hari abantu usanga Imana bakimara gukizwa hari ibyaha basa nkaho bakora ariko bataramenya, kubera kugenda bari mu nzira yo gutunganywa. Kuko iyo udukizwa turasabwa kuba mu buzima bwo nk'uko twakiriye Kristo, bivuga ku Rusaya 2:5 nk'uko mwakiriye Kristo ariko mugendera muri we. Rero hari abakiriye Kristo ariko bakiri abakamere. Iki kibazo n'abaroma bari bagifite. So parabi mu gice cya 6 ngo simbabwira nk'abantu b'umwuka, ndacyabarera nk'abakamere, ariko ari kubwira abantu bakiriye umwuka wera. Rero umwuka wera uracyakora umurimo wo kugira ngo bahindure. Niyo mpamvu inyigisho zikwiye kubaho kugira ngo zigere ziduhindura. Uzajya gusanga hari ibyo nagiye ndeka bivuye mu kurushaho guhishurirwa ijambo ry'Imana. Kandi ibintu ntabwo nzi yuko ari bibi nkabireka, ntabwo nzi yuko ari bibi nkabireka. Si uko ntakijijwe, ahubwo nteye intambwe mu gakiza ndushaho gusa nk'uko Imana ishaka yuko uza. Kuko nicyo nari kuvuga mu Baroma nabwiraga mwene data, urakoze kumbaza iki cy'Abaroma igice cya 8 kino cyo twasomye, aho yambarije Eric muri topic. Hano hagaragaje ngo umutima wa kamere mu rugo 6 twageze. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima atugoreye ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Hano kukwereka yuko umuntu wese wakira umwuka wera abasha gutwarwa na kamere abihisemo. Ubu Didier ngewe mureba hano, ibyaha byose biri muri kamere yanjye mpisemo kubikora, nabikora. Nshobora no kureba n'ibindi bishyashya bitaranaza, kuko muri kamere y'umuntu harimo ubushobozi bwo gukora ibyaha byose bishoboka. Kuko kamere y'umuntu ikozwe mu gukora ibyaha. Niyo mpamvu dukwiriye kugira kamere y'Imana muri twebwe kugira ngo itsinde kamere y'umubiri. Niyo mpamvu muri iki gice cy'Abaroma 8 reka dusimuke wumve umurongo wa 12 ukuntu havuga. Iki gice cya 8 umurongo wa 12 uko havuga. Here ku murongo wa 12 reka wumve ukuntu havuga hano. Abaroma 12 haravuga ngo nuko rero bene data turimo umwenda, bisobanura ideni. Turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Ari kubwira abantu bafite umwuka wera, ariko akababwira yuko ideni bafite nubwo umubiri uri ushaka ko bakurikiza ibyabo barakira umwuka wera. Umwenda bafite, ideni bafite ni iry'umwuka. Umva hano ngo urubako kaje kuraza ko nyemeza kubaza n'ikibazo nyuma gato. Ngo nuko rero bene data turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Hari ijambo ngo nitwicisha umwuka, icyo ryo ijambo ngo if by the spirit you mortify to put to death. Hano magambo hari imbaraga za mwuka dusabwa kwifashisha kugira ngo twice ingeso za kamere ziri muri twe. Niyo mpamvu kuye umwuka wera ntabwo wakwisha kamere. Ntabwo ushaka kugaragaza ko umuntu uwakiriye umwuka cyangwa umuntu ufite imbaraga z'umwuka wera abasha no gukora ibya kamere. Abasha gukora ibya kamere bivuye mu guhitamo, kuko Paul avuze ngo abakurikiza ibya kamere bita. Urumva ko bigusaba imbaraga zo kubyitaho kugira ngo kamere gutware, ngo n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Niyo mubwira ngo igituma ntatwarwa ntari mu busambanyi, ntari mu nzoga, ntari mu guteka imitwe, nuko nifuje kuyoborwa na mwuka. Ntabwo umwuka anyobora ku ngufu, harimo icyitwa amahitamo. Nk'uko Yesu avuze ngo nta shami ribasha kwera imbuto ritaguriye mu zayo, niko namwe mutabasha mutawe muri. Rero nimuhitamo kuva muri njye, ntabwo ubasha, ntabwo bashoboza, nshoboza uwanyemereye. Niyo mpamvu rero usanga nijoro kuryinjiramo nk'uko urupfu n'ubugingo uhitamo, niko rero no kuyoborwa na Kristo bihitamo. Ni umwuka wa Kristo
yaba muri wowe, ariko iyo wanze kuyoborwa na mwuka ngo imbuto zose zanga kwera imbuto, igiti cyose ngo ziracibwa. Irishaka kwera imbuto, urumva harimo icyitwa gushaka no kwanga. Hari ukuba muri Kristo ukanga kwera imbuto za Kristo, aho ngo kwigira icyigenge, si uko imbaraga za Kristo zidahari. Ni nk'uko waba uri indege hano yamaze guhabwa imbaraga za aerogravite zigurutsa mu kirere, wowe ugahitamo guteza ambutiyaje mu mamodoka, ushaka kugendera ku muhanda w'itaka. Umuhanda w'itaka ni uw'imodoka, none weho ujye guteza ambutiyaje ku muhanda w'itaka kandi indege yararemwe kugendera mu kirere. Ubundi iyo umuntu amaze gukizwa amahinduka icyaremwe gishya, ni nk'imodoka yahindutse indege igahabwa imbaraga za aerogravite zitwara urugendo rukwiye gukora mu kirere. Mu gihe riri kugendera ku butaka biri kwitegura gufata ikirere, ni niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe urwana na kamere kugira ngo ugendere mu mwuka. Rero nujya gusanga abakristo benshi bari kunywa inzoga, kandi uzaza gusanga indege nyinshi ziri guteza ambutiyaje mu muhanda w'imodoka. Abapega bose nawe umurokore unywa inzoga. Uzi impamvu batangazwa nabyo? Abona yuko wahindutse uri indege ufite n'ububasha bwo kugendera mu kirere, none guteza ikibazo mu bari gukora iki, bagendera ku butaka mu ba kamere. Niyo mpamvu wa kamere asigara atangazwa n'umurokore unywa inzoga, sigatanga n'umurokore usambana. Rero uko umuntu wakijijwe ibyo adakwiye kubikora. Mani magambo uri ko n'abapagani bazi umwenda dufite ni uwa mwuka, si uwa kamere. Ariko nanone bakamenya yuko abarokore hari abanywa inzoga. Abarokore bari mu inzoga rero bari gutukisha, bari no gutesha agaciro umwuka wahisha ubugingo bahawe, icyo bita kwihakana Kristo mu myitwarire, mu ngeso. Niyo mpamvu ubuzima dukwiye guharanira ni ubwo kuyoborwa no kuba mu buzima ukumva yuko ukwiye kuyoborwa na mwuka. Niwita ku by'umwuka ari ryo jambo ry'Imana, nibwo mwuka. Satani ntazi ijambo mu mutima, nta nubwo kwizera azakwiba, kuko agakiza kazagwa muri wowe, ikindi ugume no mu buzima bwa Gikristo. Urumva ko icyo kintu ubajije ngo hano gisubirijemo, siteka niba ari ikindi washaka kubarizamo. Kuko ko umuntu wakijijwe afite urugero rwo guhinduka asa na Kristo, kugera ku rwego abantu bareba Kristo muri wowe batakireba Andereya muri wowe. Umujyandera kigaragara ukubazo aracyari mu rugero rwo gukizwa, si uko atakirwa ahubwo ari mu rugero rwo guhinduka. Noneho hakaba n'abandi baba mu buzima batashaka kwera imbuto. Abangaba ni babandi ni amashami azacirwa akava ku muzabibu ayagashya, kuko nta kintu muri Kristo azacirwa ku rwego barimbuke. Yes, uretse gato mubaze ikindi icyo ariko kirambuye. Pawulo agaragaje ko wagerageza gukora icyiza ikibi kikanga kikamutanga imbere. Nyine nicyo mubwira, hari ukurigwiza mu mutwe ntiritaguriye mu mutima. Dawidi avuze kugira ngo adacumura, nuko yaryimuriye mu mutima. Dore ko kandi Yesu aratubwiye ngo iyo ryageze mu mutima rituma umuntu akizwa akizera. Yesu yabisubije muri Luka 8:12. Ubwo rero igituma Satani aryiba, iyo aryibye rero rigasigara mu mutwe, wibesha yuko rikiri mu mutima. Ikizakwereka yuko ijambo ritari mu mutima nubwo uzakora ibihabanye naryo. Reka tumere nk'aho aho ngaho. Urugero gato ku kintu kimwe, ndamutse nkwemera amafaranga ya Andereya imitwaro 5 ngo ejo nzayikohereza, nkabikubwira, hanyuma ejo wayansaba ngo nisubiyeho. Hano hari iki? Iri jambo navuze niba ryavuye ku mutima, ryavuye mu mutima, niyo mpamvu usigaye unyishuza. Ariko ubundi umuntu wavuze bivuye mu mutima ntabwo arenda ko mwishuza, ubwe abangamirwa nuko yavuze ibivuye mu mutima, avuze imvamutima. Nditangaho urugero, ndamutse ngize ikintu nkwemerera, ndakubonye ihereza urugero ko ni byiza gusa n'ibyo tuvuga. Ndamutse nkwemerera ikintu nubwo byaba bincize, akwemera amafaranga, mbere yuko njya kuyakoresha ayanjye nayabonye mbanza kwikura mu deni. Ndakubwira ko nyine igituma bino mbikora ni kwa kundi kumva umutima wanjye mbangamirwa no kudakora ibyo iri deni rya mwuka. Kubera iki? Ko iyo wemeye kuba umwuka urasabwa kwita ku by'umwuka kugira ngo umwuka atware. Rero haracyari cyitwa amahitamo. Rero iyo ukigira icyaha kikwizingiraho vuba, si uko udakijijwe, ahubwo hano Bibiliya tubwira ngo buri wese yiyambura ibimuremerera, na cyane cyane bya bitwizingiraho vuba. Ahubwo rero ukwiye kwita ku ntege nkeya zawe. Icyo cyateye Pawulo ngo bishobora si byo nkora, ariko hageze kurira ku rwego asanga ikibazo ahantu kiri mu baro mu gice cya 7 agisubiriza mu gice cya 8, igice cya 8 umurongo wa 5 ngo namenya igituma ibyo ntashaka gukora nisanga nabikoze, nuko mba nitaye ku by'umubiri nubwo shaka kuyoborwa na mwuka. Rero naje gusanga bisaba kwita ku by'umwuka kugira ngo umubiri utantwara. Byageze ku rwego Pawulo akura abwira Abikorinte abambere igice cya 11 mu mugeri ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngira mu cya Kristo. Iyi mvugo itandukanye n'iy'Abaroma igice cya 7. Igice cya 5 cy'Abaroma Pawulo arakirwana na kamere kimutsinda. Ikindi rimwe na rimwe ari ukuntu yitwaza amategeko akagira ngo amategeko ngo niyo akwiye kwimana kugira ngo amushoboze. Ajya gusanga ubuntu bw'Imana buri guta agaciro. None Kristo aramubwira ngo rero wari ubuntu bwanjye buraguhagije. Rero nyemerera ubuntu bwanjye butwara, kuko mu ntege nkeya zawe niho
ubutware bwa Kristo bukorera. Paulo nibwo yandikiye ab'Ifilipi arababwira 4:13, naje gusa nkasanga atari ibyo nishoboza ahubwo gushobozwa bingana byose na Kristo Yesu ukora iki uba imbaraga, ariko ntabwo biba automatique, bigusaba kumwemerera. Iyo uciye bugufi uhabwa ubuntu bugushoboza, kuko Imana ibona bibone bicisha bugufi kabahoro. Niyo mpamvu rero ahantu hose wumva yuko utsindwa ca bugufi, hamwe ngo Mana hano ndatsindwa sirashobora kwishushanya, Imana iguha ubuntu bugushoboza, ariko ugasabwa no kuba maso, kuko kuba tugakoma mu cyaha cyo cyangwa imbata gusaba kwemera ukamenya impamvu ikigutera. None iyo wirinze ni imbuto y'umwuka ikwiye gukura, niyo mpamvu dusaba kwera imbuto kandi tukera niko gukura mu mwuka bigera ku rwego. No sereka nkubaze, si ari ibyo waretse kandi byigeze bigutegeka mbere warananiwe kubireka, ariko ubu bikaba bitaciye kubasha. Ni ya ndege nyine amaze gufata ikirere itakirwana, ni yandi magambo aero gravity. Iyo imaze kugera ku rwego ukizamuka gutya ari bikirwana nabyo, kuko nturabalansinga. Iyo umuntu ari kuzamuka indege iri gufata ikirere yirinda gukora gutya kuko itihanuka. Iri gufata ikirere abandi bakuri kamera igenda gutya indege bishaka yemera yuko ibasha kugwa ikoze gutya, birako yuko igera ku rwego balancing ikaba kure ya kamere ya gravity, kugira ngo aero gravity balancing aho kamere itagitwara. Nicyo bita kuba kure ya kamere, ku rwego kamere itsindwa. Nicyo bavuga umurongo wa 12 abari 8 ngo turi mu mwenda so wa kamere ngo dukurikize ibyaha, ahubwo dufite umwenda n'umwuka. None atubwira uburyo dukwiye gutsinda kamere. Icyo atavuze mu gice cya 7 yagisubije mu gice cya 8. Niyo mpamvu gice cya 8 Abaroma bakwereka urugamba rwa mwuka na kamere kuruta uko Abagalatiya babivuga, ko ari ngo ukwiye kwicisha mwuka ingeso za kamere. Urumva kukubwira ngo ntabwo mu mategeko bikunda, ariko umwuka uhesha ubugingo wahawe nk'ubuntu bwa Kristo ni uwa Kristo ukeneye kugira ngo wice ingeso za kamere, usigare utwarwa na mwuka wera imbuto zikwiriye abihari. Paulo yabigezeho cyangwa ntiyabigezeho? Niyo mpamvu nkubwira ko gukizwa ni urugero rwo guhinduka, ngira ngo ndagisubije kereka niba umuntu aba afite icyabaza, kuko uwatsindishirijwe ari mu buzima bwo gutunganywa kugera ku rugero rushitse rwa Kristo. Ibyo kubaza byo byaba byinshi, kuko n'ahantu turajyana n'agatonyanga gusa hari ibintu bisubijwe gusa birumvikana. Ari nyine impamvu uvuze ngo hari agatonyanga nuko hari ikishubijwe. Aho yageze mu Baroma mu rwandiko rw'Abakorinto 13 avuga ngo tubivuga agace gato duhana agace gato. Reka nsabe umukozi w'Imana Alex nawe yitonze cyane kako yakagombye kuvuga byinshi, ariko nawe ndagire nk'ikintu yunganireho gatoya ubitemera nkaho urangiza, kuko tuzagaruka none kandi tunasaba abadukurikiranye bihangane, kuko iby'Imana nuko bimera nyine. Biba bikeneye ko tubivuga. Murakoze, njyewe ngira ngo ntabwo mbaza byinshi, gusa dusomye ku ijambo bita cyane cyangwa se rivuze ku mbuto. Imbuto kandi imbuto zigaragara inyuma, sibyo? Imbuto zigaragara inyuma. Yesu acira abigishwa uyu mugani bari bamubaje ikibazo ngo tuzabamenyera kuki. Ni ukuvuga ngo zino mbuto zivugwa tugomba kwera, ntabwo abanyamahanga bo bashobora kuzikora. Ugasanga umuntu akora imbuto z'umwuka za kamere ariko atari umurokore, ariko atarakijijwe. Twe kuko twe turabira igaragara inyuma. Uze neza cyane. Icyo rero kugisubiza kiri muri Matayo 6. Yesu yavuze ngo nimuzakore ibyiza byanyu kugira ngo abantu babarebe. Bivuga yuko hari impamvu ituma umuntu agira neza. Ushobora gufata umwanzuro nkavuga ngo Eric nemeye kuguhereza smartphone, ariko ari kugira ngo nemeze mwebwe kugira ngo mundebe mushime. Yireba mu mutima igasanga igigutiye kugaragaza abakureba bari ko bagize ubuntu, sibyo? Ariko impamvu inteye kugira ubuntu ndashaka gushima nawe. Iki ndashaka yuko Eric ashima. Nadashima ndimo nagozongera kugira umuntu neza, kuko abantu ntibashima. Iki bari kukubwira impamvu yabikoze kwa ngo ashimwe n'abantu. Rero iyo uyobowe n'umwuka kwera imbuto ushaka gushimwa n'Imana, kuko umwuka wa Kristo ushaka kubahisha Kristo. Siko kandi hari icyo navuga aho ngaho ngewe nakongeraho. Imbuto n'imirimo biratandukanye. Imbuto zo ntabwo bishoboka ko abapagani bazera, ariko imirimo myiza bayikora, ariko imbuto ntibazera. Reka ngufashe ijambo urukundo si imbuto. Yesu avuze muri Luka gice cya 5 twari kirushaka kumufasha. Iyi mirimo igaragara buryo igaragaza imbuto nayo. Yesu yabajije abantu ngo nimukunda ababakunda ni iki muzaba mukoze? Ngo narega n'abapagani nabo bakunda bakaguriza abazabitura. Ariko mwe ngo muba bana bisumba byose, nimugiragaza urukundo murugire na babandi batabitura, ariko kwereka ko data uburyo ashaka ko twebwe twera imbuto.
bikwiye gutandukana n'uburyo abapagani bazera. Uzajya gusanga hari abapagani babasha kugaragaza izi mbuto ariko bashorewe na kamere, kuko muri kamere y'umuntu, reka ngufashe, Yesu yavuze ngo niba turi babi, ukiri aho kubera ko yavuze ngo ishami ritera imbuto ndihaganyaho, bivuga ko umupagani atakwera izo mbuto kuko yagaragaje ko aritemaho. Ubuhe bwoko? Ni imbuto za Kristo, hari n'imbuto za kamere. Niyo mpamvu abapagani bakora imirimo, abakristo bakakwera imbuto. Nose byose uko bigaragara. Ese wari uzi ko utema ishami ririho imbuto ukarishyira hasi imbuto zahamaho? Wari uzi ko uvana igiti ishami ku giti cyera imbuto ukarinaga hasi n'imbuto zacyo ushobora kurijugunya nazo? Ikintu ushaka hano uretse Eric atuwe kano, kuko muri gatiki nabajije ni cyiza, ndashaka tucyumve. Yesu ari kuvuga muri Luka 6 yango nimukunda abakunda, iri jambo gukunda Yesu atandukanya urukundo rwa kamere n'urukundo rw'ubumana. Urukundo rw'ubumana ntago rushingiye ku kwiturwa ineza wagiriye undi, ahubwo niyo byasohoze tugane kuri icyo kintu twe tugaragaza iki cyo kandi kugisubiza. Yesu agaragaje, niba ushaka kugaragaza udeka nkwereka ikintu, imbuto uburyo zigaragara hanze zishobora gusa. Hari abapasiteri b'abasatanisa bafite imbaraga za gishitani bagaragaza ubuntu kuri kamere ko bari gufasha abantu, ariko kugira ngo abantu babakurure babazane. Hari umugabo ushobora kureba umukobwa yamukunze, abe umukobwa adashatse kumwanduza sida, neka nemere mushire biguzi, akamugurira imodoka, akamuhereza amafaranga, ariko icyo agendere muri we uramukobwa ukabona yuko hari imbuto zigaragaye nk'aho agize ubuntu bivuye mu rukundo, ariko runo rukundo ni urwa kamere kuko agambiriye kumwanduza sida. Rero urukundo rugaragaza imbuto. Ikindi ashaka kugira ngo umuntu anezeze umuntu, uzajya gusanga runo rukundo rugira condition zo kugira ngo umuntu ashimwe. Niyo mpamvu ikizakwereka yuko weze imbuto ya mwuka cyangwa imbuto ya kamere mu mirimo ukora, nuko ibyo uzakora utazifuza gushimwa n'umuntu, nubwo umuntu yashima atanashima ntibiguca intege. Niyo mpamvu Abagalatiya 6:9 barabwiwe ngo ntimugacogore kugira neza, kuko mutagwisa ari muzagorora. Uzaba ari kubwira abari bo nabakijije, ariko batangiye gucogora kugira neza. Kubera iki? Bibwira yuko neza bagiriye abandi bakwiye kuyibitura. Noneho mu gihe utari ko bakwiye kwibitura, iyi mbuto ntabwo yewe n'umwuka kuyera, ahubwo yewe na kamere, kuko kamere yishakira icyubahiro. Rero imbuto ya Kristo yo ngo umwuka w'ukuri naza azanyubahisha. Rero igihe cyose ushaka gukora ikintu cyiza kugira ngo Imana yubahwe, iyo ni imbuto y'umwuka. Rero uzajya gusanga abantu benshi bakora imirimo myiza bashaka kugira ngo bashimire abantu, iyo badashimye bahita bacogora. Niyo babwira ko hari umuntu wongeze ko ngo Didier Nsengera mfite umushitsi maranye iminsi, kandi ndashaka ko uwansenga Imana ikajya abashitsi umusha, kuko kuva nagira umushitsi numva ndambe ndashaka kumwirukana ngo mimusenge. Numva ijwi ry'Imana rambye ngo mubwire ngo uko abonye uburyo yakire abantu bose ntakarobanura babi n'abeza. Arango wowe nabwo mbyemera mutanga ni gupipinza dore cyane soso Abagalatiya 6:9 n'uw'icumi. Uw'icumi uravuga Abagalatiya 6:10 ngo uko mubonye uburyo mugirira abantu bose neza, ubwo nababi n'abeza, abapagani n'abatari abapagani, uko mubonye uburyo. Ariko cyane cyane mu nzu y'abize ababwirwa ni bande? N'abafite umwuka wera. None bari kubwirwa ngo ntibacogore kugira neza. Bivuga yuko rero ineza bakwiye kugira batangiye gucogora, kuko kamere itangiye gushaka gutwara. Rero iyo kamere yatwaye, ibyo ukora ubikora kugira ngo unezeze kamere, ntabwo ukora kunezeza Imana. Nibo Abafarisayo bagiraga ubuntu bashaka gushimwa n'abantu. None se ngo ni mwebwe ukuboko kubyo ni gutanga, ukuboko kubyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kukabimenya. Yesu ashaka kuko harabo bagira ngo bagira ubuntu bagashaka kubihuha n'amakondera kugira ngo abantu babarebe ngo bamaze kubona ingororano zabo. Uzi impamvu ni amashimwe y'abantu. Rero ushaka ingororano z'Imana, izi mbuto twe zidaduhesha ingororano n'imirimo myiza, kuko niyo twaremewe muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Dusanga Koruneliyo hari imbuto yeraga mbere yuko yinjira muri Yesu. Izi mbuto yeraga yarashimwe cyangwa ntiyashimwe? Yashimwe, ariko yazeraga ashingiye ku mategeko. Noneho bamwereka yuko iyi nzu imirimo nyine ari gukora nyine. Urabona biri kutubwira ku mirimo, ari kurishaka kugaragaza imbuto. Ariko Koruneliyo yabikoraga ayobowe n'amategeko kandi agatwa n'amategeko. Ariko igihe yinjiye muri Kristo, Koruneliyo yakomeje gukora imirimo myiza. Imirimo myiza Koruneliyo yakoze yari yamaze kwimurirwa nk'uko wakubaka inzu ku musenyi, hari n'uwakubaka ku rutare. Bose bashobora kubaka
hari uzasanga hari abubakishije imarigarite feza n'izahabu ku musenyi kandi atari muri Kristo. Sari imirimo myiza usanga abapagani bafite n'abasiramu bakora ugasanga irutiye barokore. Iyo mirimo myiza si Imana siyishima, nuko abayubaka ku musenyi. Ariko uwubaka mu rutare iyi mirimo izaduherekeza. Rero izi mbuto biratubwira ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Ntabwo dukizwa kugira ngo dukore iki, ntabwo dukizwa kuko ari imirimo myiza twakoze ngo twinjire, kuko iki twinjira muri Kristo ntabwo ari imirimo itezwe n'amategeko, ni ubuntu bwa Kristo no kumwizera. Noneho iyo umaze kwinjira muri Kristo hari icyo wemerewe, uko gukora imirimo myiza ariko ushorewe na Kristo. Rero ushobora no gukora imirimo myiza utari muri Kristo, ushorewe na kamere, wihemberwa ku isi hano. Rero niyo mpamvu uzajya gusanga hari ndashaka kubitandukanya, inzu yo ku musenyi n'iyo ku rutare yasobaye ko zose zubatswe, ariko urufatiro nirwo rwari rutandukanye. Urufatiro nubatse kuri Kristo, hari n'ubaka ku musenyi, ugasanga uwubatse ku musenyi yubatse neza no kuruta uwubatse ku rutare. Niyo mpamvu rero ngo imirimo y'umuntu nishya wubatse ku rutare, nyuma kuri Tito 3:11 kugeza kuri 15 ngo nta rundi rufatiro washira uretse ubw'Imana yashizeho ni Kristo Yesu. Umuntu yubaka kuri iri urufatiro rwo Kristo, imirimo myiza y'abavuga ngo ibikenyera ibyatsi n'ibiti, unakubakisha ifeza imarigarita n'izahabu, ngo imirimo y'umuntu yose izageragereshwa imiriro. Ngo umurimo w'umuntu nushya ntanguro nazahomba, ariko ubwo azakizwa nk'uko mu muriro azabona nk'igisambo cyakijwe ku musaraba, nta mirimo agerekeje, kubera ko agakiza kadashingiye ku mirimo, ahubwo imirimo tuzayigororerwa. Noneho izi mbuto twera zihamya agakiza kari muri twe, niyo mpamvu izi mbuto zigaragaza n'imirimo. Kugira ngo ndabisobanure, umva reka mere nkaho ni njyewe wari uri kuri Nuzavora, munyemerere pe n'abadukurikiye mutwemerere, nyuma mu kanya gatoya cyangwa mu gihe kitarambiranye muzabona twongeye twohereza ikindi kiganiro gisobanura kuri ibi bintu. Reka mbashimire mwese nk'uko twari turi hano muri studio, dushimira n'umukozi w'Imana Didier warimo tugezaho ijambo ry'Imana, n'abandi bose barimo badukurikiranye. Reka none dusabe Andere asaba kugira ngo mukore subscribe mushangira n'abandi. Reka ahubwo tubanze tunabwire umukozi w'Imana atange nimero kugira ngo umuntu wese uzakenera yenda nimero ye Didier amuhamagara inyuma ya kamera cyangwa muri inbox. Didier watanga nimero yawe noneho Andere agasenga. guteranya 256 75 32 10 18 Imana ibampera umugisha. Ni Didier n'abakunda. Turagushimira Mwami Imana mu izina rya Yesu kuko ubanye natwe muri iki kiganiro. Twarimo twibukiranya iby'uru rugendo nuko umuntu yakwitwara mu rugendo. Turagushimye rero kubwira ijambo ryiza twari turimo twumva, kandi turakwingiza Uwiteka Nyiringabo ngo buri muntu wese uzafunga iki kiganiro ari ugikurikirana umunsi cyangwa se n'iminsi yose n'imyaka yose izashira, turasenze kugira ngo iri jambo rizagira umumaro mu mutima wa buri muntu wese uzumva, atari mu mutwe nk'uko tubyumvishije nk'uko tubisanze. Mwami Imana ribashe kumuhindura kugira ngo wa munsi uzabahamagara n'abazumve yitaba. Turagushimye rero nuko natwe twe turakomeza kutugirira neza, urengerabera bose abari mu bibazo basubirizemo. Mwami Imana batari bahinduka, batari bakomenya muri iri jambo nibafura ikiganiro bazahindurwe nabyo. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, nuko meze guhamagara benshi mu izina rya Yesu twizeye. imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka wera.